mukomeze kugubwa neza mwebwe abakurikiye Ibyamamare TV show. Ese wari uzi ko ukwiye kurya amavuta y'inka? Kanda subscribe, like, share ndetse na comment maze dukomezanye umenye uburyo waba ukwiye kuryamo amavuta y'inka. Muri make hari abavuga ko batinya indwara zaturuka ku mavuta zirimo umubyibuho ukabije, nawe ugira uruhare mu gutuma uwufite agira ibyago byinshi byo kurwara indwara z'umutima, diabete ndetse n'izindi ndwara. Ariko umuntu yakwibaza ati niba amavuta yose ari mabi ku buzima, ubusanzwe akaba amenyerewe gukoreshwa muri sosiyete nyarwanda, niko akomoka ku bimera nk'ubunyobwa, ibihwagari n'amamesa, elayo ndetse n'ibindi. Hakaba n'amavuta y'inka ari nayo tugiye kuvugaho muri iyi nkuru. Icyambere nakubwira nuko amavuta y'inka akungahaye kuri vitamine nyinshi umubiri wacu ukenera buri munsi. Iyi ni ingenzi ibonekamo vitamine A izwiho kugira akamaro gatandukanye nko kuba ifasha mu mikurire myiza y'amagufwa n'amenyo, kugira uruhu rwiza no kurinda ubwandu butandukanye. Ikindi, iyi vitamine A igira uruhare mu kurinda utunyangingo tw'umubiri, antioxidant ndetse no kugira ubuzima bwiza bw'amaso, ikanatuma umubiri ukora imisemburo ukeneye ku gipimo cyiza. Icya kabiri nakubwira ni uko mu mavuta y'inka habonekamo n'izindi vitamine nka vitamine D, E ndetse na K. Vitamine K iboneka mu mavuta y'inka ni izwi nka vitamine K2, iba mu mavuta n'amata y'inka zagaburiwe ubwatsi gusa, ifasha umubiri kuyungurura calcium iwurimo. Kuyibura mu mubiri bitera indwara zinyuranye nk'iz'umutima, kanseri n'indwara yo kuribwa amagufa no kumungwa kwayo. Icya gatatu nakubwira ni uko amavuta y'inka ari isoko y'imyunyungugu inyuranye. Ni imyunyungugu iboneka mu mavuta y'inka ni manganese, chrome, zinc ndetse n'umuringa, iodine na selenium ishinzwe kuvana imyanda ifatwa nk'uburozi mu mubiri. Mbere y'uko dukomeza ubundi buryo bwa kane, nakubwira aho dukurikiye cyangwa se unkurikiye kuri Ibyamamare TV show ko wakanda subscribe ndetse ukanakanda kuri like, ukanasharinga iyi nkuru tugakomeza. Reka dukomereze hano ku ngingo ya gatanu cyangwa se ku kamaro ka gatanu, aho bivuga ko amavuta y'inka aringaniza ibinure bya omega 3 ndetse na omega 6. Habamo acide izwi nka arachidonic acid, ikaba ifasha mu mikorere myiza y'ubwonko, kugira uruhu rwiza ndetse bikanafasha mu bikorwa by'imisemburo irwanya kubyimbirwa. Akandi kamaro ni uko amavuta y'inka ari isoko y'ibinure byuzuye. Ni ibinure byuzuye cyangwa se saturated fat byamaze kuboneka ko bifasha mu kurwanya cholesterol mbi kandi bigafasha umuntu guhaga vuba, bityo umubiri ugakoresha ibinure wifitemo, bikarwanywa n'umubyibuho. Ikindi kandi bifasha umubiri kurwanya mikorobi ndetse bikanatuma igogora rikorwa neza. Imbuga nka www.passport-sante.net cyangwa se www.umuti-health.com zivuga ko nubwo amavuta y'inka akungahaye kuri izo ntungamubiri nyinshi zifitiye umubiri akamaro, cyane cyane vitamine A, abahanga mu by'imirire batanga inama ko zo kutarya menshi, ahubwo akaribwa ku kigero kiringaniye. Reka nkubwire wowe ukurikiye Ibyamamare TV show ko wakanda subscribe tugakomeza turebana n'ibindi byadufasha guhindura ubuzima cyangwa se kubaka ubuzima buzira umuze.